Okay, noneho ngiye kukwereka uburyo ushobora gukonvatinga document ya Word ya PDF ukayishyira muri Word bitagusabye kwinstara program n'imwe muri computer yawe. Ubu buryo bukora gusa iyo ufite Microsoft Office kuva kuri 2013, 2016, 19 cyangwa se Office 365. Ngewe ahangaha ndakoresha Office 2019. Hanyuma ntangire nkore conversion from PDF to Word. Please follow. Nkuko ubibona hano mfite dokima iri muri PDF, ndakandaho right click open with, mpitemo Word. Ninkanda kuri Word, Word irahita ifunguka, hanyuma ime akaoning ikambwira ko igiye gukora conversion, nkande kuri OK, hanyuma ntegereza akanya gato document ihita ifungukira muri Word, hanyuma nkande kuri enable editing kugira ngo mbashe kugira ibyo nahinduraho, mbashe kwandikamo nk'ibisanzwe. Urabona ko ubu ni uburyo bworoshye cyane bwo guhita convertinga document from Word to PDF. Hanyuma ushobora gusanga ukanzeho right click kuri document yawe kuri list ntubone Word ukayishakisha kugira ngo uyihitemo ntuyibone hafi. Umanura gatoya ukande kuri more apps, hanyuma Word urayisanga hepfo gatoya uyihitemo. Uramutse utayibonye nabwo hano wakanda aha handitse ngo look for more apps, hanyuma irahita igufungurira aho program zose ziba ziri installed folder yazo, hanyuma uhitemo ahanditse Microsoft Office ibijyanye na version ufitemo uzayisangamo, hanyuma nuyihitamo ifunguke. Inzira ya kabiri urakanda kuri start, hanyuma all programs ifunguke, ushakishe Microsoft Word kuri list. Hano kuri start ugende umanuke urebe aho Word iri, hanyuma Word nuyigeraho ngiyi urakandaho right click kuri Word, hanyuma ujye ahanditse more hano, hanyuma uhitemo open location. Ibi bigamije gufata Word ukayiyegereza hafi kuri desktop. Hanyuma ngiyi nayibonye ndakandaho right click, hanyuma mpitemo send to desktop as shortcut. Send to desktop shortcut. Nemeze, hanyuma Word irahita iza kuri desktop ku buryo kuyigeraho bitansaba kujya kuri za start n'ahandi. Hanyuma iyo nyifite aha hafi mbashobora gufata document yanjye iri muri PDF nkayiterura nkayitereka muri iyi shortcut directly, ihita ifunguka yabaye converted. Nk'uko ubibona hano drag and drop, terure nyiterekemo, hanyuma Word n'ubundi nk'ibisanzwe irahita ifunguka imbaze niba koko nshaka gukonvertinga, kande kuri OK. Ukimara gukanda kuri OK, document ihitiza iri muri Word, hanyuma ugakanda kuri enable editing kugira ngo ubashe kugira ibyo wandikamo cyangwa ibyo usiba bitewe na edit ushaka gukorera kuri ya document wari ufite muri PDF. So urabona ko ibi nabyo ni uburyo bworoshye. Ubwo document ahangaha ndayifite, nshobora kwandikamo, nshobora gusiba nk'ibisanzwe nk'ibyo usanzwe ukorera muri Word. Iyi yari PDF ariko yamaze kuba converted muri Word. So ubwo hano ndabasha kwandika buri kintu cyose nshatse
nk'uko ubibona. Ndandika amagambo yose, nkore edit, mbese iyi yamaze kuba Word, ibintu byose nshobora kubikoreraho. Hanyuma nshobora no kuyisevinga ikaza iri Word nk'ibisanzwe, nta zindi mbogamizi. I can save my document, then save. Ubundi buryo ni ugufungura Word, noneho igihe utarahitamo page ugaterura document yawe hariya ukayiterekamo, nabwo irafunguka nk'ibisanzwe nk'uko ku bundi buryo bwo twakoresheje byagenze. Ndakeka ko ubibonye utazongera gukenera kudawunirodinga softwares kugira ngo ubashe gukonvatinga document yawe uyivana muri PDF uyijyanye muri Word. Ubu ni uburyo buri automatic, busaba ko uba ufitemo Microsoft Office gusa kuva kuri 2013 kuzamura. Zirabikora rwose nta kindi bigusabye. So I hope you enjoyed this video. Thanks for watching. Please remember to subscribe. Yeah.